mba ngiye muri ya puberi mfata ubugari mfata na yafi na cya gitwe cy'ifi ntibakiryaga ndasenga ati haleluya Mana tumaye ibyo kurya ati ndakwinginze wajya kuvuga ngo muri Isiraheli umunsi umwe ngo watubuye amafi ijwi ry'Imana riramanukira rirambwira ati Jose niwibeshye ukarya ibyo biryo urumva niwibeshye ugakoraho ukarya ubuzima bwawe bwose buzarinda burangira urya mane muri puberi robanurira ndatwika abazimu bose nahere kukuzukuru njya kubuvivi ntwika ngo n'abazimu ni gutwika b'amajwi kugira ngo batongera kumbuza kwirira ndonya bati ratamara twongeye tubisigarukeho puberi ndatokeje tukwaje neza bazimu bashinda batwika bo kwa nyina wabo bo kwa se wabo abakora ikora ndabatwika nyine yiri mu gihe numenya gutandukanya amajwi ugahaza 5,000 hatemogwe n'abana nimba warabikoze rero dore n'umutsima iyi ni ifi bitubure n'indya Mana igihe cy'Imana kiraje ku bantu bayo abantu babanye n'Imana neza abantu bagendanye n'Imana abantu bumvishe ijwi ry'Imana ribabwira nza abantu bafite nza y'Imana mu gihe cyabagoye bagiye kwakira kubaho barangije mu ndabyara icyo kurya ndakibura ndangije kukibura nkajya no gosa inyanya imva ubu nsigaye ndya noneho inzara yo mu magufi kugenda ishiramo inzara yo mu misokoro kugenda igihe cy'Imana hera stayabi igihe cy'umuryango ubonye ijambo muryango ubonye ijambo hera stayabi intebe bakuyeho kubera igihe hajya gukura ku ntebe kubera igihe urimo ariko Imana igushingiye intebe abaruse mbese n'abaremerewe muze mu musange arabarura Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera kongeye kubaha ikaze ni mukurikiye Yesu niyo nzira TV ni mwese mudukurikirana mudahema kutwereka ko turi kumwe Imana ibaduhere umugisha hanyuma uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda tugaye ikaze narivuze muri banye mu gitondo cyiza niba nijoro ijoro ryiza hanyuma nkuko mubibona kuri kamera zacu twabwiye ko tuzajya dusimbuka cyangwa tukanyaruka cyangwa tukabararikira abatumirwa bahetse iby'Imana cyangwa se batwaye iby'Imana iba yabatekereye bakaza kubitugezaho bakabidusangiza nkuko mubibona turabona imbere yacu hari umubyeyi cyangwa se hari umumama usa neza Imana isize amavuta mu gihe gito hanyuma tumuhaye ikaze na karibu kuri Yesu niwe nzira TV utarakora subscribe uyikore share comment like sangiza abandi twe tubana mu biganiro ko bizajya biza bicaho buri byose hanyuma tugwaye ikaze mukoze Imana murakoze cyane turabona Imana irimo igusodobeka amavuta yayo cyangwa se turabona uriho ubwiza bw'Imana hanyuma twagira ngo tugusabe wibwira abantu badukurikiye kuri Yesu niwe nzira TV hanyuma basuhuze unabibwira amazina ko batakuzi murakoze amazina ni Nyiraneza Joseline wase ndi umubyeyi mfite umutware n'abana 3 neranira mu itorero rya Musave paruwasi ubwo ni Kabuga umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo Imana ihamagaye muri iyi minsi Imana ihamagaye hari umuntu nigeze nabaza mu minsi yashize babaza ngo ese ni umuhanuzi usigaye aho nawe ntiyaba ari we muhanuzi usigaye icyo kintu rero yarakizize ntabwo ari njye njyenyine haracyari utundi tunyenyeri tugenda tukiri kwaka byiza cyane Imana iguhe umugisha mama Biju tugiye kubana mu kiganiro ni mu ntoki gatoya cyane uvungura nk'abantu gato ubundi tubwire icyo Imana gutumye ku bantu ni mu ntoki mama Biju mbese utuye he ukora iki utubwire gatoya cyane mama Biju rero mureba ahangaha amabije mureba aha ni umwana wavutse mu muryango w'abana 12 12 nkaba ndi uwa kabiri urumva ko nyine ndakuze bose bariho ko ari 12 hariho n'ababyeyi bose bose baracyariho
tukaba naravukiye rero ahantu bita i Nyamirambo mu byose Nyakabanda isiti byose hafi aho ku itara ari abantu navutse rya kambu ryanyakiye ku uri mutwe nyine kamugi we nakumvise mbese urumva ko ndashaka abo ni aho nuyerera indera ni naho neranira i Musave hafi aho ngaho tukubona waravukiye mu Gakiza navukiye n'ubundi buriya basaba dive n'abarokore bose si bamwe n'ubundi navukiye urumva ko iby'ibyaha byo ni hatari mani urumva mani mbese ako kantu ka mani karantangiye twarayotse twakoze ji twakoze isabune jini iki twe twaratarashije mani ntabwo twe ntabwo turi abana boroshye nawe ndumva wari umurara nari nkaze ariko ko ayo magambo avuga abantu bigeze bacuma Imana we umva nabaye inoza kwirigara wararorinze wa mwana wereka urabizi tuzabigarukaho umugisha hanyuma uwo ni mama bibi ugiye kubana aza hari ubutumwa cyangwa se hari ibyo aje yatekereye agiye kutuvunguriraho hanyuma mama bibi tutaragera kuri ibyo turagira ngo tumusabe asenge ibyo mbabwira ikintu kigiye gukurikira ka twubahe Imana dusenge uri data twese mwiza uri Imana ikiranuka uri Imana y'amaboko uri Imana y'ibyiringiro ukwishikamishijeho ngo wazaba amahoro masa ngo uzamurinda amajya n'amaza herasitabi witeka we uzamubera igihome kimukingira mu gihe cy'imvura mu gihe cy'izuba uzamurambura ukuboko uwo ngo ntabwo umuyaga uzamuhungabanya ahubwo uzamuramira muri ibyo bihe bikomeye turakubashye rero kuko uri intwari mu ntambara uri taratayabi uri umubyeyi mwiza uri se w'imfubyi ukamugapfakazi turagushimye aka kanya tuguha icyubahiro kuzi kurinda warinze uyu muryango turi kumwe nanjye urandinda uduhuje turi amahoro tukuvuga neza ntuhabwe icyubahiro tukweretse uyu mwanya marayika w'Imana ubwami bw'Imana bw'uruke bubane natwe imbaraga z'umwijima zihunge ntabwo ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro tugaragare nk'abantu ariko muri twebwe dufite Imana data n'umwana umwuka wera kandi rasitaki devominigre uwiteka rasitayi witeka we urutse imitima ya benshi uvura abarwayi uwiteka uramira abababaye imitima yabo yongera ikomere kuko bagifite umwami n'umukiza urakoze rero twakurarikaga ngo ubane natwe izina ryawe rikomeze kwamamara mu isi no mu ijuru amahanga yose amenye ko ari Imana y'Abisiraheli urakoze kuri kumwe natwe kandi utwemereye mu izina rya Yesu dusabye twizeye amen mu butumwa tuzaniye cyangwa se mu byo ugiye kutubwira mfashije ikintu cy'ingenzi ni iki ugiye kutubwiraho gatoya uhite winjira ukomeza intego rero numva twavuganaho n'abari kutwumva n'abari kutureba hirya no hino muri njye hari ijambo Imana imaze iminsi impaye ryitwa igihe Imana ikumpera umugisha ni karibu watangira kutugezaho ibyo wadupfunikiye Imana iguha umugisha ni karibu umukozi w'Imana kata dusome ijambo riri muri igitabo cya mbere cya Samweli turiganireho mu minota dufite ariko biraryoha Yesu araryoha aranaryoshye kuba mwiringiye Yesu araryoshye igitabo cya mbere cya Samweli igice ni icya mbere turasoma umurongo umwe wonyine turasoma umurongo wa 20 wonyine uravuga ngo igihe gisohoye Hana asama inda bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli kuko yamusabye Uwiteka urumva ni ku gihe ni ku gihe igihe gisohoye ubundi reka tuvuge ku gihe ho gatoya ibihe ni bibiri nk'uko umubwiriza bivuze gatatu
igihe n'igihe cyacyo, igihe cyo guhoberana, igihe cyo kudahoberana, igihe cyo kurya, igihe cyo kutarya, igihe cyo gusuhuzanya n'igihe cyo kudasuhuzanya, igihe cy'amahoro n'igihe cy'intambara, igihe cyo gusura n'igihe cyo kudasura. Mbese ni ibihe bibiri bifite bigenda bimeze nka kimwe kikaza ikindi kikaza, ukaba muri kimwe ukaba no mu kindi. Bivuze ngo ni ibihe tugiye kuganira, ibihe byiza n'ibihe bibi. Ubwo ni igihe, ubwo tubishyire mu buke, ni igihe cyiza n'igihe kibi. Ariko iki gihe dusomye cyari kimeze gute? Cyari igihe kibi, cyari igihe kibi kuko uyu mubyeyi, haleluya, uyu mubyeyi yitwaga Hana. Hana, reka tubaze ku gihe kibi. Nk'abatipemye nanjye nahuye n'igihe, tuza kuvugaho ku gihe, reka tuvuge igihe ubundi dutahe. Imperuka Kristo azaza kudusezerera cyangwa anaducyure. Buriya niwe uzaza, imperuka niwe uzayizana. Twebwe reka tuvuge Imana, haleluya, ibindi tubiharire Kristo, kandi arashoboye. Hano yageze igihe agera mu gihe kibi, agera mu gihe kibi. Cyari igihe Elukani yari afite umugabo witwaga Elukani. Iyo Elukani ashaka Hana. Hana narasomye neza mukurikiranye nsanga Hana yari afite ubwiza. Eliya, Hana yari mwiza, yari yujuje ibyangombwa byose bisabwa umugenzi. Hana yari abyujuje, ariko igihe kiraza kirabasatira, gituma igihe kibwira Elukani ko hari undi mutipete uryoshye umeze neza wamubyarira umwana. Iki gihe kiyobora abantu, igihe kikugezeho kirakuyobora. Iyo udacuze neza igihe kirakugwisha, kikakuvana mu byizerwa. Elukani igihe kiramushuka, gishukana Hana, kirabashuka kibereka ko nta kubyara guhari. Kandi Imana yari yavuganye n'aba bantu, yari yarababwiye abahungu, yarababwiye abakobwa, yarabasezeranye, bari bafite amasezerano. Ibintu abantu birarira bibwira bakibwira ngo ntibyatugeraho. Mani, kirakugeraho se nikikugeraho, kikugeraho kikakwicariraho, mukicarana mukaryamana. Igihe mukaryamana mukagendana, ukacyambariraho ibaze, igihe ukagikoreho mu kazi, igihe kikagendana nawe mukabwirizanya, igihe kikabana nawe, igihe ntabwo kigusiga, ntiwasiga igihe. Igihe muragendana, utera intambwe n'igihe gitera iyindi ntambwe. Uyu musore, uyu mugabo Elukani ashaka Penina, ariko uyu Penina aza ari tica mu cyongereza cyangwa mu kinyarwanda umwarimu, mu gifaransa monsieur. Twarasoma by the way. Haleluya. Igihe kirabinjirana. Pene yaje ari nk'igihe, aza ari nk'igihe. Uriya nusoma neza Eliya uzasanga Hana na Penina na Elukani, mbese ni abantu batatu bahuriye mu gihe kimwe. Mbese bivuze ngo hari igihe duhuriramo ukibwira ko icyo gihe ari wowe wenyine ukirimo, kandi hari abandi bari kirimo, nari akandi gakipe kakirimo. Bagihuramo ari batatu, ariko mu kwizera no mu kugitwaramo umwifato wo mu gihe urabananira. Ntibahuza uwo mwifato. Umwe urumva ko Pene yari afite igihe cye, kandi bahuriye mu isantire imwe, ni akabuga kamwe bahuriyemo, ariko usanga muri ako kabuga buri wese muri icyo gihe afite umwifato we. Bisaba ko nimba igihe kikwigisha umwifato. Penina, uyu mwifato ni umwereka ko Hana ari undercover, ari fake, ari nk'itorosho mu rugo. Ariko Hana nawe igihe arimo muri iyo santire barimo, Hana abona ko igihe arimo ari icyo gushaka Imana. Urumva ko bihebera babaye mu gasantire kamwe, ariko umwifato w'igihe si umwe bahuriyemo. Hana akora uburyo bwo gusenga. Hana yarasenze diya. Ibi twibwira ngo urasenze, tugasenga tureba ku isaha, umuntu agasenga avuga ati kuno mutipe katinze amasaha arangiye. Oya, Hana yari azi kubana n'Imana mu gihe, abana n'Imana mu gihe, Hana igihe kigeze, uzi ko reka mubwire, uzi ko igihe kikwigisha kikakwigisha ku bantu. Natangajwe n'ukuntu Eli yari umutambyi, yari umukozi w'Imana. Imana yamuhishe mu gihe yahuye na Hana, abona Hana harasitabi, abona Hana ari umusinzi, abona Hana yataye itorero, abona Hana. Uzi ko umuntu aba mu gihe akaba mu itorero, bakamurebera mu gihe bakabona ko ari umupagani.
bakabona iyerekwa rikabura, amahishurwa akabura, abantu Imana inanirwa kubakura ku maso, abantu babona ko Hana yasinze. Yasinze. Iki gihe tukibamo Eliya, igihe tukibamo, itorero wanavuga n'ijambo bakakurebera mu gihe urimo, bakakurebera mu ipantaro urimo, wavuga Imana bakakurebera mu ishati yacitse ikora, wavuga Imana bagaperereza ahantu uturuka, wavuga Imana bakabanza bakamenya amashuri, ati vrema doko kameme Eliya uri kutwigisha nuwo mu buhe bwoko, ese ni uwaheye, ese Eliya yize amashuri angahe kugira ngo ahagarare imbere yacu atubwire Imana? Ariko reka mubabwire mwa bantu mwe murebera abantu mu gihe bahagazemo, Imana ifite ikindi gihe iri kubareberamo. Uri kubarebera mu gihe cy'uyu munsi, ariko Imana iri kubarebera mu gihe kiri imbere. Haleluya! Kuko iki gihe n'Imana ijya kugikora kizatandukana n'igihe wabonaga. Niho benshi bavuga ati niwe siwe, ese niwe wabyawe, yari afite impanga, ntibirashoboka ntibishoboka. Ni uko we wamurebeye mu gihe cya none, ariko Imana imurebera mu gihe kiri imbere. Imana nubwo bakurebera mu gihe cy'uyu munsi, Imana igira kurebera mu gihe kiri imbere. Haleluya! Imana irareba, kuko hari ijambo nasomye ngo yita ku batagira, noneho ku gusenga kw'abatagira shinge, noneho ntibagire na rugero. Ni birebire, hanyuma umuntu agira shinge ntagire rugero, ariko afite shinge. Ufite akadiporome nta kazi ufite shinge, ufite umuryango ukumenya, nubwo ntacyo irakumarira, ariko eri uzi ahantu utuye, uri kukubaza amakuru, uri kukwiga, uri kugutekerezaho, bivuze ngo ufite shinge. Ufite shingeri, uravuga ati mfite mama bije indera, mama bije ninjyayo, mama bije azangaburira, mama bije azandyamisha, afite anazandyamisha. Ubwo ufite shinge, ufite umuntu uzakwakira noza. Ariko noneho umuntu udafite na rugero, udafite shinge, ntafite uyu muryango umubaza amakuru, ntibazi n'aho aba, ntibazi n'aho atuye, bivuze ngo iyo shinge ntayihari. Noneho Eliya ntiyanize, nta garidiyeni ufite, nta pirimeri ufite, nta sogonderi ufite, nta gapapuro ufite kazakurengera, nta shinge ufite. Eliya ntafite shinge mu itorero. Hariya abantu mu itorero Eliya baba bafite shinge, ukaba bafite sapotera utugurupe. Njya mbona udukipe, ejo nafite ijambo rivuga ngo hari za marine ziri mu rusengero. Mu rusengero harimo marine, mu rusengero harimo utumarine tw'utuji twaseseye, turaseseye duca mu makositara, ubona duhingutse mu itorero. Nitwo tuzengereje abana b'Imana, twicaje abana b'Imana. Abana b'Imana basigaye nta resitora nabonye, ni iwacu ntabwo ari mavuze. Njye ngenda henshi, wenda nsanga ari muri Amerika. Nagiye mperutse muri Amerika nsangayo udushya. Uzi uko ubwo ni muri Amerika ujya mu mwuka. Hanyuma ntangazwa no kumva ngo umuhanuzi yahanuye baramwicaza hariya nyine muri Amerika, bakavuga ati kirazira icara. Ubwo uyu muntu bamurebeye mu gihe, ariko ya marine yinjiye yaseseye, yavuga ijambo ngo muyoboke, iyobowe n'urumogi yanyweye rw'iyobyabwenge, ubwo ntabwo ruyobowe n'inzoga. Dusigaye dufite ututipe mu rusengero, utuntu twigize utuntu utamenya tw'utumari tw'uduji, tunywa inzoga, ugasanga duhagaze ku ruhimbi, tutagitinya icyaha, tutagitinya, mbese twatinyutse ikizira bakinjiza hera, bakava gusambana bakaza bakaririmba, bakava gusambana bakabwiriza. Ariko sha bazahura n'igihe cy'Imana. Ijambo riravuga ngo ibyo bikora nka kwihorera, ukibwira ko duhanye. Duhanye izo marine Imana bazahura, reka akabato ukihorere. Ariko marine muhagarare mu minsi mikeya, mufite umuntu muri buhurire mu nzira. Uyu mugabo Hana, Eli ahura na Hana, abona yasinze, ariko Hana aramubwira ati windebera mu ishusho. Hari igihe bakurebera mu ishusho, bakakurebera mu ishusho, bakakurebera muri garidiyeni yawe, bakakurebera muri pirimeri yawe, vrema doko kameme, ukaba utazi kuvuga hayi na hero. Urumva, ukaba Eli hari igihe kikubwira ati kujyana mu bukwe, kikakubwira igihe ati aho wicaye so wicara, igihe kikakwimura kikakujyana inyuma. Igihe urimo ntikikwemerera kwicarana
na Pascal. mu rusengero ni kweli. Urumva? igihe kikakubwira ati mu rusengero iyo ntebe wicayemo ntabwo uyikwiriye, hari marine zayo, wowe ujya kwicara inyuma. Urumva icyo ni igihe kikakujyana muri nyobozi, amahirwe yawe ujya muri nyobozi wajya kwarura ukavuga ati izi nyama sinzaruraho ntabwo ari izanjye. Ati dore igihe kikwereka ko ari ibishyimbo ugomba kwarura. Ubwo icyo ni igihe kikuyoboye. Igihe nikikujyana kugura inkweto kikavuga ati izo nkweto ntabwo ugomba kuzambara, izi nkweto si izawe, ni za Pascal, wowe yoboka muri make make. Ntabwo ukwiye kwambara inkweto za mirongo, ahubwo aya ngaya niba uyabona ejo uzayaryamo, ejo wongera uyaryemo, ejo uzayagoramo abana, ejo igihe kikakwereka ko ejo uzabwirirwa, uzaba urara, ejo atari ahawe, uzaba upfuye, mbese kikakwigisha ukuntu ujya muri marato ukajya guhaha ibimene by'inyanya. Kikaguha ati nujya ku kadobo bakaguca 5 kandi bakuzarya iminsi 5. Ariko mbibutse mwa bantu, Imana yatugeneye idutunga by'uyu munsi. Ni iby'uyu munsi Pascal, ntabwo iby'ejo ntibikureba, iby'ejo bundi ntibikureba, wowe n'uyu munsi cunganwa n'iposho ry'uyu munsi, ucunganwe na manu y'uyu munsi. Bisere barayibitse barazikusanyije, benshi ati turazirya nijoro hano ngo turazishyira abana, benshi barazikuzanya, ariko uzi ibintu z'abakore zabaciye mu mazuru, ziramice zirabahitana. Urumva? Kuko barebeye Imana, bayirebera, banayipangira, bapangira Imana. Tuvuge ko ubuduhaye umunsi, reka tugupangire n'ejo, tugupangire n'ejo. Nta muntu upangira Imana, ahubwo Imana iradupangira. Umva none ariko Mana we, reka mbwire Pascal, igihe tutarajya muri cyagenga igihe gisohoye, reka tubanze ko kujya mu gihe cyo gusohora, tujye mu gihe mo hagati bitarasohora. Mbere yo kugera i Kanani uca mu butayu, kandi naje kubona icyo Imana ikora. Imana ikubwira Kanani, nikubwira ubutayu. Nzakugira neza, nzakugaburira, nzakwambika, nzakurengera, nzakuburanira mwana wanjye ibikini. Mbese ko nzakuburanira, menya ko uzacura n'urubanza. Niba ati nzakuburanira, menya ko araho uzacu ukajya kuburana. Niba ngo nzakugaburira, menya ko uzacu ugahura n'iyo nzara. Nikubwira ati nzakwambika, menya ko uzambara ubusa. Twe turebera mu gihe cyo kwambara n'ibiki, niturebemo hagati mu butayu. Igihe cyo mu butayu cyitwaramo gute, kimera gute? Imana ajyaga indi ati mwana wanjye nzakugaburira. Imana ikabwira ati nzakwicaranye n'abakomeye, ikabwira ati nzakuha ibiryo wari ibisorori birenze 5 10. Urumva? Ubwo ndi kwibaza, ndi mu gihe, ndacyari mu gihe cyo kubaza ati ndarya iki saa sita. Ariko Imana ikabwira ati nzakwarura ibisorori 10, nzagwakwarura ibisorori 10. Ariko urumva ko kugira ngo ugere ku bisorori 10 utatarara n'igisoro na kimwe, urumva ko mo hagati harimo akantu. Mo hagati harimo akantu. Twebwe tugendera mu kigare, biranyambwira abantu n'ufashwa 50, jya no mu mubiri 50. Unatekereza ujemo logike. Urumva? Wijyana abantu mu mavuta gusa ngo muri faya abantu washyira muri faya bagurumanisha. Umenye ko nibamara kugurumana umuriro wabo uzashira nk'ibishara. Ereka abantu uko baroba ifi, ubaha iyo fi, unabereka ukuntu bazayiroba. Ubwo bajyanye mu mwuka, ubajyanye no mu mubiri. Babwiye ko amafi bayarya, uranayabahaye barayariye, ariko se ejo bazayaroba bate? Igisha umuntu iyo fi bayiroba bate? Reka gusengera abantu igihe cyose. Reka bava mu kavuyo ko gusengera abantu, ngaho waciye aha, ngaho ugwamagaye Nyamirama, ngaho ugwamagaye Nyabugogo, ngaho uzatagangara. Sengera umuntu umugate ejo rero, ejo uzesengera, kuko ushaka kuzamumagara itorero ryaragiye ugasanga simara. Umwigishe musengere, mubwate rero kandi ejo uzirize wenyine unisengera, ejo uzayihamagarire, umuhe ukuntu, umuhe fondasiyo ukuntu basenga, kuko nawe ubishoboye cyane, nta n'ubizi cyane, nta n'ubizibereyemo cyane. Gusenga nta muhanga mu gusenga, ariko muhaga fondasiyo, mubwire isengesho, ibice bigize isengesho. Nurangiza umubwire ati igenda uko imbaraga zawe zingana, Imana izakurwanirira. Ntabwo uzahora usengera abantu iteka ryose ngo wavuye ahangaha, wagiye ahangaha, wagiye ahangaha. Oya, wagiye Butare, uvuye Butare ugiye Cyangugu, uvuye Cyangugu, hari imodoka izagupfira mu nzira. Nose wa muntu azaba atarasenga.
nose umuntu ujyana umwana kwa muganga uzatuma umwana kwa muganga nose muri covid basengewe n'abandi nose ugira ngo mega ntizashiragaho n'amayinite agashiraho icyo twahamagariwe ni iki dusengera abantu tunabigisha gusenga icyo twasobanuye mu gihe bagezemo mu gihe gikomeye bagezemo bige gusenga umuntu yige kwegera imana ni gute begera imana ni gute imana bayihendahenda ni gute imana wayihendahenda ikavuga igapfa buriya abantu bajya bavuga njya ahantu ubona nkabona umuntu ageze hariya agakanza akaradiyo ngo nimva ukuntu imana ivuze undi agira ngo umva ukuntu imana ivuze undi ati rero umva ukuntu nkabona basi ni nk'uturadiyo bari gukanda agira ngo ni tuterekomande imana yabo ivuga buri kanya iyo mana ivuze uhagurutse ivuze wicaye ivuze wirutse ivuze si iyo mana iyo mana ivuga kugutyo iyo mana niyaheye imana ivuze inkweto za Eliya imana ivuze ipantaro ya Eliya imana ivuze umupira wa Eliya imana ivuze iyo mana ni bwoko ki mureke mu gihe twiga ukuntu bahendahenda imana ukuntu imana yabana nawe hano yarabimenye ngo bajya gutamba ibitambo ngo ku musozi witwa Shilo ngo bagatamba baragutamba ngo hano agasigara wenyine ngakavuga ati peni nawe sinkwishinze igihe cyawe ni icyo ngicyo Eli we sinkwishinze kuko ngo Eli yakundaga Hana wajyaga mu gihe cy'imigabane ngo amuhaga 2 kuruta peni ariko Hana nibimunyure agashaka uburyo ahendahenda imana harastari mwiga guhendahenda imana mu bihe mugezemo wikwiringira Eliya nibiringire mu mabiju kuko nanjye nahuye n'ikindi gihe nakutanye n'ikindi gihe kandi igende kirwana nahamagaye hari igihe cyo kusakuza hari n'igihe cyo kurwana bucece ibwira Abisirayeli ngo nimuzenguruke Yeriko kandi bucece bivuze ngo hari igihe cyo kudasakuza nukomeza usakuza uzafite akavuyo imbere y'Imana ufite akajagari kenshi wisakuza menya ko hari igihe cyo kuvuga gake hari igihe cyo kuvuga wongoreye hari igihe cyo kuvuga ugenda ucecetse hakabona bazi ko gusenga kose ari ugusakuza gusenga kose si ukujya mu gihiriri ngo mundangire ahantu hari umuhanuzi ushyushye ushyushye akintu mwihaye ushyushye ashyushye he ngo mundangire ahantu hari umusatuzi azagusatura mureke twige ukuntu dusenga abantu badahari mu gihe abantu badahari kandi igihe tugeze muri cyo gusenga ku giti cy'umuntu ubwo urumva nimba arageze muri Amerika bakavuga ngo Imana nivuga bakayicecekesha Imana bakayicecekesha ati duceka bakanagusohoka bakagutera bakagusora ngo utavuga ngo Imana itavuga wowe udakwiye gushakisha ukuntu Imana mwavugana rwihishwa rega hariya mu rusengero Imana yavuye ntabwo Imana kiba mu nsengero rero uzi ko Imana itakiba mu nsengero Imana isigaye ari y'umuntu ku giti cye ntabwo ikiri mu rusengero Pasika ngo Imana yavuyemo n'ikiri mu rusengero ni gute Imana yari mu rusengero umupasiteri agafata n'undi bakarwana ntibibaho ni gute umuhanuzi bajya kurwanira amaturo Imana ni y'umuntu ku giti cye shaka uburyo wabana n'Imana shaka uburyo mu gihe ugezemo Imana nigeze najya mu gihe cy'inzara Pasika inzara urajya umuntu agira mu gihe cy'inzara hari abantu ubona abantu bafite amada ukajya ubona Eliya ari gukora ku nda ari kugenda akora ku nda ahagaze no kurimbi akavuga Imana akora ku nda ukagira ngo ahubwo biriya bintu mwihaye ni ibiki uzi ko hariho utuntu mwazanye tutazanywe n'Imana uzi ko hari igihe abantu bageramo kuko akanakimerita akakigaragaza ntizagiye mu gihe cy'inzara Pasika inzara nubona umuntu afite inzara uzihangane wowe Pasikari wari kurya ibyo wari kurya ubiha uwo muntu kuko inzara iraryana twahuye nayo hari igihe umuntu avuga ngo nyine nahuye n'inzara ndashima Imana nahuye n'inzara irankubita yariye saa sita ariko ngo nijoro kuko atariye ngo yahuye n'inzara ngo ubwo siyo n'inzara iyo ntabwo ari inzara nigeze yagera mu gihe cy'inzara mvuye mu masengesho y'iminsi 7 mugakinjira tuvuye mu masengesho na ba Pasiteri Joseph bafunze yari umunyamasengesho Yongwe ndamwemera kude shapo yari umunyamasengesho kandi Yongwe ntawamenye ibyo Imana ifite ahantu mugiye guhurira ntawabonye bari kuganira n'Imana mu gihe twe turi guca imanza z'iteka aho nari Imana yavuze ati mwana wanjye ngo ngonyere twongere tuye kuganira umbwira ukuntu
nk'uko nimeze muri iyi minsi nta n'ubyo ko byari byaragenze tuganire ariko Imana ntabwo ikubura umwanya Pascal izakubura umwanya igihe nimbara kiburi Imana izagushakira igihe izakigushakira iriya izagushakira agahe muhure muganire mwongere musubire mu mateka ye mwe Egiputa urumva mura n'inzara mvuye amasengesho y'iminsi 7 niyo mpamvu hari abatipe b'abarokore ariko abantu ba kera bajyaga batubwira ngo barakizwaga ariko nkibaze biriya bihe byagiye hajya umuntu avuga ati twarasengaga umuntu agati ngo wanakanagira ku rusengero ukatigita ngiramo cy'inzara abarokore nzi ko ndi burire mu barokore ndagenda umutipete w'umugore ku marokore dusengana atetse mvuye masengesho ngumva niho nangiye kuramira atetse ifi hari abantu bazi guteka Pascal twe ntabwo tuzi guteka hari abantu bazi guteka abana babisobanukiwe ku buryo uryo ukibaza ati umugore yatetse ateka mu rugo ese sindaryo ugasanga nibwo bwa mbere uriye ku isi hari igihe urya ukumva nibwo bwa mbere uriye kavuga ati ibi bintu se biryo barabirya bose ndabikoresha iki ateka ifi amaze guteka ifi ateka ifi nda nari mfite nari nzi kubara inkuru rero kera nabaraga inkuru mana nari mfite inkuru zidacika cyakora nsigaye mvuga ibya Kristo mvuga inkuru ifi bayishyiraho barayikaranga ifi iratukura mvuga inkuru ubwo ni gucungana n'ifi ifi bayishyiramo utuze twe dushyiramo rogero kugira ngo dupime n'abana bari mu rugo ukavuga ati neka ifashe ntago biri bivemo bafite abana 10 mu rugo ntago ajya kuyifatisha nka yari ifite umwana umwe bivuze ko yari kugafatisha ugafite umwana umwe ariko njyewe abana 10 birasaba ko mwese muri buyiryaho ubwo birasaba ko nongera mu tundi tuzi ariko yatetse ifi arayifatisha neza ibisosi ndabara inkuru ashyiraho amazi y'ubugari mbara inkuru ubwo ndi gucungana naho bigeze ibiryo biracya ubwo nzi ko nongeye kurira nyine navuga tuwiteka urakoze nabera mbonye ibiryo n'iyi nzara n'iyi minsi nemaze nsengana nawe uvuga ngo nguhaye ngo Imana yatubwiye mu twese tubaye gusoza ati mwese mugiye kurya murariye mbahaye ibyo kurya ubwo nanjye mvuga ko arongeye kurira ndashima Imana ati ngiye gushima bajya mu nzu barinjira bararura ndacyari hanze mva Kigali ntabwo burindira bakagwa karibu Kigali nta muntu winjira bira mupangu Kigali ni ku mubare winjira bagwaye karibu kandi mutinjira batagwaye karibu ufite discipline nyeya cyo windinde bagwere karibu ubwo ndi muri cyagiye kitarasohora cyahana turacyari mu gihe kitarasohora ndangije abatipi barya ubugari nkajya mvuga inkuru ubwo ntibarama karibu barya ifi bakajya bomora wa muhore nyine narebe congeraga congera mwirido neza mbega abantu barya Kigali bararya Kigali baratamira ibi ngibi bavuga ibyo ku migereko Kigali barya neza bararya ubwo nanjye ndacyabara inkuru bakajya banikiriza ubugari buri mu kanwa neza urumva bakajya baseka bati yego shati naho byagarukiye nkongera nkavuga indi kugira ngo nyine baryo bivuga kugira ngo abantu batakwibagirwa kugira ngo ukomeze bamenye ko ugihari iyo systeme nari nyizi reka bararya barangije basigazaga ubugari bwanganaga gutyo uri bugari ndabukunda ubugari uraburya bakavuga ati rekera aho ngaho busigara ari ubugari ntibaryaga n'igitwe cy'ifi barabisigaza nyine bafata ya mahwa barundaho nyine bariye barangije bagiye kubimena muri poberi ancaho ubwo ndacyavuga inkuru ariko nyine byararangiye bagisohoka banje kurya inkuru zahise zikama zahise zirangira zishirana na bwa bugari ariko ncunga ahantu bigiye ko nabaye muri puberi nabaye marine ntabwo nari kwiberwa kuyoka mbure ukuntu ahantu amaji aciye nyine nakubise ku deyi menya ahantu bigiye urumva nta cyane nzi kwita ku deyi kuko cyane byari hatari urumva hashamari mujye mureka abantu twarasiritse urumva ubu twari mu by'Imana twarasiritse rero mbona abantu ibintu tubijyana pole tukavuga ati Yesu niyo mwana umutipe amaze kubita muntu uza muri puberi ndasezera ariko nkabona yotsa kandi kayira gatandukanye nako kapanye mba nciye hirya mba ngiye muri ya puberi mfata ubugari mfata na yafi na cya gitwe cy'ifi ntibakiryaga ndasenga ati haleluya Mana tumaye ibyo kurya ati ndakwinginze
bajya kuvuga ngo muri Isiraheli umunsi umwe ngo watubuye amafi urangije gutubura imitsima si koko ji warabikoze urumva ubone ko imana yacu rega uko uyifashe nanjye usanga uko uyifashe niko nuyifata nk'imana ya bodaboda izaza nka bodaboda iguha ibibodaboda ibisirimu bya bodaboda bihinduranya ujye uhinduranya ibibodaboda urumva hari ibyo uzahoramo kuko ni imana ya boda imana ya boda izagora rwose izakumvira izajya igutega n'amatwi iguhe bodaboda nizihindura ku isoko iguhe izahindutse mbese ibigwi birebire bigufiya ujye wambara usitire muri bodaboda kuko yifashe nk'iya bodaboda ariko nifata nk'inkweto z'incongo nk'izo mwambaye urumva ubwo nyine izajya ihora muri congo kuko nyine wabonye ari imana ya congo urumva udukweto njya muri nk'utwe wambaye udukweto z'abasirimu ku buryo nyine haleluya ndaya akaba wabitubuye njye numva muri Bibiliya tukabyigisha ngo Imana yatubuye ibyo bintu ugahaza 5,000 hatemo abagore n'abana nimba warabikoze rero dore ni umutsima iyi ni ifi bitubure n'indya Mana ijwi ry'Imana riramanukira rirambwira ati Jose niwibeshye ukarya ibyo biryo urumva niwibeshye ugakoraho ukarya ubuzima bwawe bwose buzarinda burangira urya mane muri puberi kandi atokeje tukwaje neza bazimu bashinda batwika bo kwa nyina wabo bo kwa se wabo abakora ikorinda batwika nyine yiri mu gihe numenya gutandukanya amajwi ubundi mu gihe kibi numenya gutandukanya ijwi ryiza iry'Imana irije riguma mbese ubona kara Satani urakusanya urumva byose urakusanya ya Mana yo izi igihe yagushyiriyemo ryizagisoreza akaba ari yikurobanurira ndatwika abazimu bose nahere kukuzukuru njya kubuvivi ntwika ngo nabazimu ni gutwika bamajwi kugira ngo batongera kumbuza kwirira ndonya bati ratamara twongeye dubisigarukeho nakwibwiraga ati ibiryo ubitubure ubyeze Imana irambwira ati Jose twavuganye gutyo ni ngiye gute kwavuganye nawe ndangije bya biryo bisubiza mu gafuka nahize nabivuga ndahantu umukobwa witwa Amina wo mu Kumuhima umukozi Imana dusohotse arambwira ati Jose uzi ko bya biryo wari ugiye kundira iposho wari ugiye kundira ipura niwe se puto pura ameshano warupfuye nawe nari nyiri yavuze gatoya kuko nakubise abazimu bose ndabahangura urumva nkumbiye pura ifite nyirayo ndavuga ati Imana ishimwe urumva icyo ni igihe cy'inzara igihe cy'inzara haleluya amen igihe cy'inzara nyibamo igihe cy'inzara nyibamo nshaka urumva igihe cy'inzara uzikanyeze nabugira inzara nkarwara malariya inzara nene nagira inzara ntwite inzara ko yari imisara bitatu igihe urengeye mvuga ku gihe nkubiti cyanjye sinjya mvuga icy'abandi kuko mfite ibihe n'ibihekane byabyo urumva buriya hari ibihe n'ibihekane byabyo ariko ashaka ko tuvuga ku gihe mukanya natwe nje mu gihe cyiza muri mbyato ngo siko bizahora niko ijambo ryavuze siko bizahora sinako bizaba kuba mutegereza ndageze 25 je passe gutyo cyane na 3 abati siko bizahora siko bizaba ngo kuba mutegereza ngo kereka bava mu masezerano ayo namama umuntu uri mugerera akakitwaramo neza Imana ikimukuramo vuba ikigukuramo neza ugasohokana amapeti ugasohokana ibyangombwa ugasohokana ibimenyetso ugasohokana amafaranga rasitayabe iyo uvuye mu gihe ugiye mu kindi gihe utambuka neza kandi n'iyo ugitambutsemo abantu bamenya ko wagitambutsemo niyo uri mu gihe kibi abantu barakimenya niyo uri mu cyiza barakimenya iyo uri mu gihe kibi nawe ugusura pasika kandi muzarenganya abantu ngo nibabasura nibabageraho ntuzi ngo uri mu gihe cyo kudasurwa urashaka abantu biki iyo uhatirije pasika ugahatiriza ukanabata Imana wanyoheje abantu iyo baje batwara inkuru ubaha inkuru kuko baje mu gihe kitari icyawe mu gihe kitari icyawe umuntu atagusura ntukajya ugira dute nyinshi ngo umukomantinge oya
Imana ifite impamvu yamuheje Amen. si pasi cyangwa mu karo nayo itakoze uri gushaka tugusure twega barokore ko dukunda ibiryo tugakunda n'ibintu bisobanutse mwabaye muretse gusura abantu ufite uracicara ku dutaburete kandi abantu barokore iyo baje barabwirana ntago arokore vuga zarumu barabwirana ubwo urumva wowe uri mu gihe cyo gusura utangiye koroherwa indwara itangiye bayihaye serumu indwara bayihaye yumvise ku gaserumu yumvise ku gaserumu abantu baraza ase pasika abantu bakishyiramo abandi barakora bakishyiramo abandi ugende ukuntu bishyiramo ngo nibansura nibangeraho nibanahibukwe nibagize ibiki narabyaye nibansuye hari uwaguteye inda uzasanga mu nsengero bahagagaye bakamejeje ngo abantu baranyanga none se mu rusengero nta gafuka k'umuceri karimo nta kawunga irimo nta bijumba bihari nutirwanaho mu gihe cyawe nawe uzakurwanaho. Haleluya. Igihe cy'inzara bamwe mwita inda y'amezi 5 ngira inzara Yesu we Eliya narwaye inzara nkajya numva umwana ari mu muhogo urumva wumva ari mu muhogo no gutera isengesho wapi no kuririmba wapi ibintu byose system zose byesigaye isengesho ry'ikirage cy'umutima gusa byane ry'umutima ryongorera irangije yanzara kubera uburambe ivamo malaria njya mu bitaro rega najya no mu bitaro Kacyiru najya mu bitaro Kacyiru bami ibiryo ndarya ndagubwa neza inzara y'uburambe itangira kugenda iponokaho gake gake rero bivuze ngo iki bantu dukurikiye namwe mutwumva Imana igigira igihe yaransezera imvanye Kacyiru nubwo hashemo agatamoro maze kubyara inzara kugira ngo irangirira gitirangira kwivuganye nawe ngo isirangira siritirangira igenda gato mugiri gukambakamba mugiri kugenda umva eri ndangije ndabyara icyo kurya ndakibura ndangije kukibura nkajya no gosa inyanya ngashyiramo akunyu niyo byo byandeze ku kiriri mbibana aho ngaho ariko igihe kiragera igihe gisohoye haleluya igihe gisohoye Imana ibyo kurya Imana ibyo kunywa imva ubu nsigaye njya noneho inzara yo mu magufi kugenda ishiramo inzara yo mu misokoro kugenda ipono gakeya igihe rero igihe hari igihe umukobwa bamugiye cyo kurambagizwa kabengwa akamugiye cyo gukora ubukwe bikanga bikagera finali bikapfa ariko igihe gisohoye ngo hana yasabye inda igihe nigisohora wa mukobwa uzashaka igihe nigisohora inzara izashira igihe nigisohora uzarya igihe nigisohora uzabyara igihe nigisohora nubwo uri mu gihe cy'ubugumba hari igihe cyo kubyara kandi kirasohoye twakira igihe cy'Imana twakira igihe cyo kuvuganirwa n'Imana igihe cyo kurengerwa n'Imana hari igihe ijambo bari kwaka kubera igihe hari igihe ijambo rigenda abantu bakarikwaka bikagenda urireba wavuga ngo ufite ijambo rikanga abantu bakakurebera mu gihe n'amashuri naho uvuka n'ubwoko ariko igihe cy'Imana kuko kije gusubika ibyo biri igihe cy'abantu kirabuzabonetse igihe cy'Imana heratayabi igihe cy'umuryango ubonye ijambo mu muryango ubonye ijambo heratayabi intebe bakuyeho kubera igihe hajya gukura ku ntebe kubera igihe urimo ariko Imana igushingiye intebe kuko igihe cyayo gisohoye heratayabi ikanzura yambaye umwana wamuteruye kubera igihe ibyo kurya biraje kubera igihe cy'Imana kiraje ku bantu bayo abantu babanye n'Imana neza abantu bagendanye n'Imana abantu bumvise ijwi ry'Imana ribabwira abantu bafite y'Imana mu gihe cyabagoye bagiye kwakira kubaho bagiye kwakira ubuzima bagiye kwakira imibereho bagiye kurya heratayabi urupfu ruhindutsemo ubuzima ahari ugupfa habonetse ubuzima heratayabi twakira igihe cy'Imana Imana ishimwe kuri televiziyo twakira igihe cy'Imana abantu mukurikiye Yesu neza mwakira igihe cy'Imana kandi nubwo igihe cy'Imana cyaje hari igihe kuko siko bizahora siko bizaba mwebwe mufite gukora ku Imana mwabonye Imana mu bihe bigoye mwirutse kuyibona irongera iragarutse nuko mukamana wavuze irongera iragarutse mwakire Yesu mwakira igihe cy'Imana kandi kiziye abantu bayo
umwana w'Imana arakoze, Imana imuha umugisha. Yarazanye ijambo rivuga ngo igihe cy'Imana kirageze, igihe kigiye kugera nawe urye ugaburira abandi, kigiye kugera wambare wambike n'abandi, kigiye kugera wakira ubuzima bw'uko kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Yaravuze ngo ni wakira igihe cy'Imana mu bibazo warimo, akira igihe wabaye mu bihe bigoye, ariko akira igihe cy'umunezero ku buzima bwawe. Hanyuma no pefone dra nahabwa umugisha n'Imana. Nanjye ndafashijwe, nubwo mutambonye kuri kamera ariko nanjye nafashijwe. Yego, igihe cy'Imana gitandukanye n'igihe cy'abantu. Mu gihe cy'abantu barakuvuga ko, mu gihe mu cy'Imana bakakuvuga neza. Mu gihe cy'abantu bakuvuga nabi, mu cy'Imana bakakuvuga neza. Uko niko ikora rero. Niyo mpamvu yitwa Imana. Amen. Niyo mpamvu yitwa ishobora byose. Amen. Niyo mpamvu ari inyenwa. Haleluya. Imana imuha umugisha rero. Nawe utarakora subscribe wayikora, iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore, share, comment, link, like, ukatwereka ko iki kiganiro kigufashije, ukandika comment, kuko comment zanyu ni ingenzi. Hanyuma nawe wumvaga udafite amara mu mutima, igihe kirageze ngo uyabone. Wowe wumvaga wabuze umunezero, igihe kirageze ngo ubone. Hanyuma ni wakira igihe mu izina rya Yesu, kandi wizere ko igihe cy'Imana kigiye kugera ku buzima bwawe. Hanyuma nawe ukoroherwa, ituze rikaboneka. Hanyuma rero nakagaruka Shalom, nagira ngo atange nimero, ukeneye kumuhamagara, ukeneye kumuvugisha, ukeneye ko yagusengera, ukeneye ko yakugira inama. Ni umubyeyi ushesha kango, urimo agenda ashesha kangohe, ari gutera ikirenge mu cy'abatubanjirije, yakura ikibura n'imisatsi yandi y'umweru, ariko nawe ndi kubona nawe urimo. Okay, Imana igumugisha. Okay, nibyo ndumva waje. Hanyuma reka tumusabe aduhe nimero ze. Ashobora kumubaza wagize nk'iyerekwa kugira ngo gusobanurire, cyangwa n'ibindi umukeneye, umuntu agukeneye yakubonera he? Nimero Imana ishimwe. Kambaye nimero ni 078 16 62 1 ongera 078 16 62 1 Hanyuma ni umukozi w'Imana, Mama Bijou. Imana yagukije mu gihe gisa nk'iki ngiki, kandi ari kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana, uko wabona iby'Imana wihanganye. Hanyuma nadusengera Imana. Reka dusenge Imana, ariko twakira igihe cyiza mu izina rya Yesu. Amen. Twakira igihe cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Igihe cy'uruvugo cyarangiye, igihe cy'amagambo cyarangiye. Haleluya. Igihe cy'amagambo igendeyemo ijambo ryayo. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Haleluya. La sifone ma. Turastide gide vominigre. Turagushimiye Kristo. Tugushimiye ko wowe utwumvisha uyu munsi. Wowe utwumvishe, kandi amaboko yawe aje nk'intwari, kandi ratayaha aje gukura abantu mu gihe cy'icuraburindi, akuye abantu mu gihe cyo gahuge, akuye abantu mu gihe cyo kwibaza uko bizagenda, aberetse igihe, aberetse icyerekezo. Hastakide vominigre, kandi igihe cy'icyerekezo tukigiyemo, kuko bakwiringiye bakakwizera nateka bazacirwaho, ahubwo njye bava mu bwiza bajya mu bundi. Turagushimiye ko abana bagiye mu bwiza, bavuye mu bwo bari barimo bagiye mu bundi, kandi tugiye kubona amashimwe y'abantu bazashima Imana kubwira ijambo. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nakagaruka. Shalom.